ako noneho mfite ibibazo byinshi pe. Sumara noneho ndabigenzane. Yesu mwami wanjye. Kirahise wenda mubwira ngo iki. Kakomeje ambaza dadi ubusuye umusaza we ko atari gufata na telefone nako ntiri no gucamo. Sundu yagiriye ikiye kibazo. Ariko nanubwo icyo ari cyo kibazo gikomeye cyane. Sunzasobanura gute ko aba bakobwa batavukana. Mwenye tuza bizagenda neza. Kanumbe Kirayi nimba yarangije kwitegura. Kirayi! Arame! Gipome banguka hano. Mama. Basoje kwitegura. Ndumva ariko ndumva nsa n'urangije. Masi mwana wawe basoje kwitegura. Dukeneye n'umuntu gutegura byangahise n'uwabirangije. Urumva nyine. Akazi ni ukugerageza ukagakora neza ugashiramo imbaraga. Turi kubaye kumeje kuvuga kuri telefone. Ndi kumwandikira kuri mail ntasubize ku phone namuze. Kandi kagashefu nanjye mbona menye umunsi nsanje ku kazi. Araza. Yesu. Ubushize nabonye ambaza muhaye raporo mbona ntari kunyurwa. Mbona byutse ndi kureba mu mashini n'ikintu n'ibyo nza kumuha ubusobanuro ko mbona ariya yabaye ikibazo. Wow, arampamagaye. Wasuhaye. Kibunye. Najari kiba guhamagara. Sheri wanje. Sheri wawe se aguca hiki. Usuki ungano. Ubwo se ako wakanitse kuko yakunda. Ariko hano barasuzu usa gutyo. Wewe se ubunwa bubi ni we yakunda. Ahubwo se gukunda kandi ari nge mu wende. Hehe. Bwabwiza ndebera rwose. Muragira n'isoni. Akantu karese. Urahanga. Umwibagirwe. Neza mwana nitamu. Subu kimbu yibagiwe ni moye wewe ntabashinze. Ntabwo bibona mvamubwira. Ariko ubona n'undi nakubwira n'undi munsi. Mukandutse umugabo. Kuti kumushira iki ufite. Wese ufite iki ntafite. Wagashinze. Ungana utyo. Enswe ni mane. Burisa kugushira. Dorko gas. Urahiye. Ufite baba koko ari byosa neza. Undi kibu yibagiwe guhamagara ntago hamagare. Shariji humura ariko ndaza kubigerageza ndavugana nawe ntari ibi byari yambaye nene nabonye mu mashini nabisobanura mu urake ahubwo ni samuye telefone y'iracambana sigomba mudatujemo mane yamagara ikasimbo wewe tuza dadi buri ayigeze hanze nyine ibintu bibara nisi kucyukunda agenda umuntu yamuhamagara bikemera yamwandikira kuri WhatsApp akamusubiza umuntu amuhamagara video call ukamufatisha byose byanze ntujye ubona wa musaza wundi bakunda ko bari kumwe okay ndaza kumwandikira ndiyo niyo namufatisha ko nayo yambwiye ko afite gahunda yo kujya kureba ibintu yatumije impamvu bitaje kandi barajyanye okay ndaza muhamagare twumve ko hari ikintu yaza kutubwira cyabari ikibazo cyabaye cyangwa ko zemeza abantu tumwe ko tubikurikira ni ikibazo cy'ura muhungu ko bidusobanurira kumwe n'abashiki banje katubwira ukuntu bihagaze ndagerageza guhangana nacyo yego nditwara kigomo nyine papa yarakuganije bihagije kandi mu kazi uri kubona nyine imyitwarire afite iyo muhungu yaje nyine uragerageza nawe uterateranya amakuru uyamuye ibyo nangije kubikora wivuneka ndaza kubikora neza nta kibazo mama nta kibazo nagura muhungu agira ibindi bintu atekereza cyangwa indi yanzuro yibaza mu mutima umva nkubwira ubaho bigeze sigaye nicuza n'impamvu navukanye nawe ubundi se navukana nta nicya kabindi wanamurikana ariko ndeba wirebe aha sura afite ikimwe cy'akantu akantu tuganira cyagiye ubu bwibara abakobwa nyine none ubwo
akaye mwana wanjye se ko tubara nyinshi. none se icyo gihe sinumvishe tuvuga kugira ngo dufatishe umuhungu agomba kuba muramu wanjye akakubera umukwe. Ibyo ni nk'ihame nta wabisimbura. Okay. Nubwo noneho ndumva ibintu byose biri ku murongo. Ubwo nari. Ariko kirayi mwana wanjye. Ndakumva. Twabashyingira twareka. Kabone nubwo ise na so bagiranye igihango. Ko bazashyingirana uko byagenda kose kugira ngo iriya mitungo yose igume muri aya maboko. Ariko ugomba kumenya ko nawe ugomba gukuramo iki mutwawe. Mama urasetsa ubwo igihe kuko nkoreye company naba nta kintu ndatekereza. Ahubwo sukutse nose bagize ngo kansana iki bakano kadakimwa yigeze yari kumbaza kamasoko twatsindiye kanutana nubwo ari muzere nakamuririye mu mibare sinzi ubwo umuzere biraga kwise mu mashini barabonye ukigwa ntayo gisari gusaza. Ariko nabiko soye njya kumusobanura tukona bidefanda bamwe ari gusaza dore ari gusaza subize kanushi sinakubwiye kanushi imyaka 20 yose ari kugenda umuntu kugira nyine ukazaragira ku buryo bizagira nawe wagize. Nta kibazo ngaho rero bagendeye mu kazi uwo muhungu atabutaka. Nta kibazo kirashira mama. Yego mani kurinde banari yezwe neza. Yego mva mwambonye njyewe ukiri kunyereka ntafite njye se wambonye. Aha we ubundi we wavutse ufite n'ikibazo reka. Ikihe kibazo? Uriya muntu iyo yiyiziye intenge ibintu byose birapfa. Ariko ko mufite n'abana ikakayi habaye Hari uyu si yayampereye byageze wamubaza se wamubaza ngo kibu nuwe ziba nibyo muri kuvuga radio bya kipe byo biri gutuma musakuza mugamba inzu mwayiteru ninjye mu wagira ngo isoko ryanira kibazo cyabo wamubaza se ko ari kuzanya ka telefone wagira ngo abatemye bibishike arusanya ka telefone ceceka tambukari Yabo muri byo mwikora Bambwira ntundi munsi ntuzajya no kumenya. Ariko hari njye mfite ikimenyetso kirenga kimwe. Uhangana nanjye mu Ibyo ni njye nakubwira ngo njye mpamvu nimwe yo kwirwunda. nabo yabucece Sinaratuzuza mama. Mbwira nganjije ari ntabwo ari amafaranga. Isi Tuzaba abana kandi ari mukuru. njye mfite ibimenyetso. ceceka ndavuze ngo Ni njye mukuru. ceceka kandi mama abakobwa kutabakuru mujambo zero kinyakukuza niba mvuze ngo ceceka ni ceceka. Akabyumva Niba mvuze ngo ni ceceka ni ceceka. icara mama babwire bicara Ese bazizanagira iki? Wacecetse. urareba Bana banjye ndabakunda ariko ntabwo bivuze ko ni wowe boshiki ni wowe baricara. mama njyewe mungaranye hamagara arazanya ka telefone yawe ngo mama ni wowe Kuki se bahamagara njyewe? Wanone kandi tamwasa Tuvukana. ahitamwasa mana kweleza kubana kunyeza Byose ako ninjye gakora mugiye kunyeza kweleza kubana muhora urabona urugo mwaruniye nk'isoko mama uzukungeze hanze gasanga ari kugwana wagira ngo nibisake biri gushondana ibintu byakomeye. ariko ubundi musaza kujya unyumva wanyamira ni ndeka tumanye kandi nababwiye guceceka mwandikiye akazi cyangwa cyangwa muri inimwe uwanyumvishirije umukobwa bigusanye ceceka wawe ntabwo naceceka niko ndakimo ngoma kuwane niko ayino mwana uko turamutanyaguza mucucu dute abikanye n'icyo kandi ari guhamagara ntabwo bugufi bwawe njye ndinze umujyana wawe abana barebare se batagira isura bimaze iki ujye ntabwo uri kuvunika reba itomati umutwe urandiye ndasa neza umutwe urandiye we cyo kugira rero ushaka ko cece umutwe urandiye akuvugira afite
kugira kibu abuwanjye nicyo ndi gushaka none ntibazirundi muri kubikora waceceka bazi niba uri mu mutima we ku buryo ari hari icyicaro mu mutima we nicyo bari kuvuga ngo kibabuwe umva bariruka muceceka telefone yanjye se wari ujye yitaba telefone yanjye ntigiye ko tuvuga nta nimero witabira yanjye nanjye nzitabira yawe ni gute umva nagomba kuvuga reka kumwitabira kuki Yesu ufite akamwenyu bimeze bite nta kibazo si ibyo mu rugo si bisanzwe umunsi urishimye cyane wagira ngo watsindiye amafaranga muri loto ntarebe impora ngeya ariko nanjye ndaho bimeze bite biracamo ni buke buke utambwiye ukuntu byari bimeze aho bantu bakunda uzi ko buri gihe ibiganiro bari hariya umunyana ndakunda cyane ibiganiro byawe kwa Munyana naho abakobwa be ndakubwiye w'amasasu sinakubwiye ko dufitanye igihango mfitanye igihango nyine warabimbwiye ndabyibuka yego umuntu ko nyine mba nanze kukubabaza ariko nabishaka mba nyine nzabikora ko nabikwemereye wenda bizagera urabyemera ariko uje urabyemera ariko nta kibazo n'ubundi nabonye ni na beza ni beza cyane oya ibyo bya cyane ntabyo ariko ni beza ntacyo batwaye ubutaha rero tujyayo ubonye ni sawa twakiriye na neza aho mugani niba ari gakuru na gato niba bangana simbeje harimo gakuru na gato ariko ubonye ukuntu uriya mukozi wabo urore arasetsa ariko njye ntacyo atwaye nacyo nagutwaye ntacyo atwaye arasetsa nushaka umukozi wazanye n'umuriye yego pe nuko hari ibintu by'abakozi mbona n'ubundi nta muntu wirirwa hano kenshi byaba bikora ariko uriya mukozi wabo naramwishimiye arasetsa cyane arasetsa neza ariko bamaze kubona uzahitamo si amaso wambwiye ngo nzajyana agakuru yego bazangira ku gakuru nubwo wabonye ikibazo wagira ngo baravukanye nk'ukuntu baba bameze harimo gakuru na gato bazanyereka rero gakuru niba nzajyana yego nabizaba bidasanzwe ngira ngo byari ibyo rero amase wa mubyeyi wari wagiye kureba yaje mu bitaro yatashije nisaba cyane uzajya kumusura uzamubwire zarisaba cyane ajya ejo bundi barakwagasa kure wanjye ntagira genda mama izi ntambara ubuse waba zikure koko akazi kanjye ubu ntigapfunwe ayiwe akundi kiraba apfuye iki mbaye ngisoko ziko rero nguseze n'ikiri ku kazi ngeze ku mbuga ahari nakoze ikosa kubivuga mana ndazibandwa nzerekeza nacanye nabonye baje kudusura umwe avuga ngo nahise mbona ko ibintu bitari byo ubundi mama kamubaza ikibazo kimwe tubiganire ninde gakuru ninde gato kirayi rero umwana wanjye ibyiza ni uko wagera mu kazi ukajya mu kazi wa musore atagutanga mu kazi uyu mama wimfukirana bazirunge ndi mukuru bazizane ndi mukuru bazirunge ndi mukuru bazizane ndi mukuru ibyo nshaka kugira ngo bijye ku murongo mama umva nyine mbikubwire uzi ko bintera na stress wowe tuza sibyo ugende mu kazi mwana wanjye atagusangayo bamunga atagusangayo noneho byarushaho kuba ibindi bibazo genda mu kandagira genda mu uzi ko nabyo baragiye mu isoko rya Remera ahangaha ubuse abantu batwumvishe hanze babashite si byageze kwa Munyana tuza ugende mu kazi muzi ibindi turabiganira uvuye mu kazi sibyo nsanye wanabisize ku murongo wowe urasanga bimeze neza ngaho ugenda mu kazi mwana we n'akazi kadapfa wowe nyine abashikiwe bari gutungana ngaho ugenda mu kazi wabo ndabitaho sawa mama maze ugira akazi keza nizere ko ibintu bishyira ku murongo ugira akazi keza sawa sawa ndagukunda nanjye mama ayi mana mana yanjye
soma nonda bigenzane okay ariko nakwihumuriza nareka ibintu birakomeye. Kirayi arabimbajije, ise yarabimbajije, mana we ubu sina wa muganga wanjyanije kuko ntamubona yarapfuye. Kandi akimara kungurisha bazizane ni njyewe ubwanjye wamwisabiye kujya kure. Wiki umugurano sunu nundi ndavuga ngo ikizi gusa ndavuga ngo Gakuru ninde subu nigiriye ihe nama nimvuga ngo Gakuru ni bazizane nimvuga ngo bazire kamana nimvuga ngo bazirete niba mukuru bazizane ntazabyumva nimvuga ngo bazizane niba mukuru bazirete ntazabyumva so ndabigenza ni ko ari za ntambara zigiye kuzajya zihora na mama nabigenze ntemana mbigenze okay ubu mfashe umwanzuro ntakuka sinzigera mbivuga habe uriya musore nawe n'umuntu mukuru azihitiremo sindi gushaka ibinesha umutwe. izo sikaye nimba bazira mu nzu Imana sibumva Madudu mbese ubona muhoye ikigo Madudu yamfashaga imirimo Madudu akaja ugwaye none dore ndikuja kuvoma ngaja kwahira dore n'intama zabwiriwe sibu Madudu namuhoye iki sibu nzamubona gute Madudu yaragiye ninje wamfashe nabi kandi nje wamufashe nabi nikozeho ubu Madudu aba yatetse Madudu aba yagiye kuvoma Madudu koko ubu nzamubona gute none sinje wamwirukanseho ngamufata nabi nangwa yari mwiza ate yagiraga n'urukundo Madudu rwose yari umwana mwiza Madudu yagiye ntabwo azagaruka kuko namufashe nabi ariko mana umbabarira kuko namufashe nabi ariko uzamuhimbigisha azamererwe neza iyo yagiye ndiye kuzaja atekereza ukuntu namugiraga mana uzamufashe wenda hari kubera yagiraga umutima w'urukundo niyo tuzahurira wenda azampa umukono busima dudubura kuko namuhoye ubu none ngiye kuja ndifasha imirimo kandi yaramfashaga Madudu we Madudu Imana izagufasha Madudu mbese nkurira ngiye mbana Madudu Karabe mabuje nawe ufite umunwa muremure ntabwo ari umunwa muremure nawe uvugaga cyane Madudu ujya ukura ufite nawe umunwa muremure uziko ari imigenzi urampamagaye ngira ngo hajya hahandi habaga intambara nihera nyibutse kwicarira ubugenda hahandi habaga intambara cyangwa ni mukuru wawe uri mabuja ariko mbwira handi habaga intambara n'inda nahibutse warontowe ni mu Burusiya na Ukraine uzi ko nyamara ibyo birwaniye hano nawe nanjye ibintu nanjye nise bijugunya nza ndi kwiruka ndagatika nze nkwita mbwira bundi wanene warumpamagara icyaho mbwira cyari cyahiye umureti hageze byose nabitunganyije ngiye ziba none si mabuja mvuze nabi bari wenda mbabarira nakwitabye mabuja kare kosese wagiye ugira ubwenge bwari bwagiye ariko bwagarutse n'abashyitsi bazajya baza basanga ari ukujagaraye bari he abashyitsi tugiye kuryama ntabwo nta nubwo nkuyobora nta nubwo ntegeka genda unzanire amazi Madudu genda namutumye reka mbanza nzanire amazi Tonda ceceka namutumye Madudu nakwitabye mabuja genda unzanire kuri botike hari utuntu nahasize
banzanira amazi yo kunywa. umubwire ntibazizana uri kumva amazi yo kunywa ndakubwiye ngo genda kuri botike yego unzanire utuntu nasize umubwire ko ari njyewe bazizana yego uri kumva ibintu basize botike Sinjye umutumye. amazi botike amazi Nagutumye amazi aho amazi ntago aba hanze. ndakubwiye mvuze ngo iki kuri botike amazi Mu mutwe urangara. nzana amazi ngo iki kuri botike wavuye he kwero n'umubwire bavuga mfasha amazi njye kukuzanira amazi uhite njya kuri botike oya nako mfasha amazi kuri botike ntuharanka n'umugati sibyo bavuga se bavuze ngo ntuzazana n'umuzaza baranzanira umugati ewa kandi ugende kuri botike Ko barimo kunyura. none se ko ari njyewe agomba kumvira rega ndigakuru bishyira hejuru n'inzara zana ngende ntuzanira amazi batanankubita ndavuze ngo iki tambuka vuba kuri botike amafaranga amazi yangahe yumye kuri botike ngo muzanire Ni kumugeza. hariya ubundi nijyana ngiye babimfikira mu jerekani mu ndobo Wabigusuke mu mwa. ntazi Sinjye waguhamagaye. nyine amazi nayibishije nayikijerekani n'icupa ngubi ikimara karabye maruje N'ibintu borora ni gutya biba bifuni. nawe igihe barahamagariye uri mu ubwo niwe wareze karima Ntabwo yaretse. arasa nawe karibu afanye umuntu runaka rurusa Sade mabuja abanga buri muntu yantumye uyu munyamazi yikijerekani yarambirije bantumye babintumye ceceka salute boss gendera ibiryo byo ko byahenze ihute ubundi nagara n'abakobwa bawe b'amasereri ihute ariko gendera nimba biri gushya umuntu arashonga Ndashonje tagira Kenya. ndashonga mami wanjye ubwira bazirunde ibintu abarimo wa kabiri neza bazirunde bazirese muzahora uri gutwara muzageza kwa kangahe Intara Kenya ugira. mama za munamwiteho Genda kwikunda. yicariye ego mana abana banjye nkunda ndabakunda simbakunda Gukunda cyane njyewe. aya munsi ndabakunda kandi nabo barankunda Igishano cyaba ziza. aya muzongere gushwana Ujye unyiteteshereza. Sigo. mwese mugomba gutetana Sibiziko nanagutereye erega n'ipasi. muri impanga sibyo ma Cacaka. enyeka Ayiwe. akumurika imbabwira Ufite ikibazo. ceceka mubwire sima wawe nikababwira ko ari njye mukuru kagatuza ok mureke imbabwire sibyo ndabasohokana nimutongera gusakuza batugurira inyama yego Ufite ikibazo. nta nyamurarya Ntabwo ndongera. Subiza ko ngukunda. ok Seka ma seka. ok ntabyo ni guseka Ngo seka ma. ok Mama love you. jyanye yo gutunganya mu cyumba cyawe nta nubwo ari ngombwa ngo matakomeza ukajya bakorera amasuku Wice Mami, umukozi. wiraka. Baseka. ngaho rero mu ndembe irakara rero Seka seka. ndembe kuraka Seka ma. ariko dusekere neza ngo uranagusetsa neza mama Oya, ma. ngaho nabaye ngaho twatuje nawe seka dusekere ubwo nsohoka ndabagurira amata inyama amata ntabwo yadushimisha atabanje waseka seka arasetse. Kisara. ntabwo usekere neza Ngo reka tujye kubikora. oya ntabwo Wazize ntabwo wareye. Sukura uri mu madishini. Nawe rero. Mareka njye kubikorera nsinga mu cyumba. gukora mu cyumba Ndasuhuza. Tuza radi. Genda Ndakuba. genda Tuza mama. jya gukora mu cyumba ihute Nta kibazo. ok nawe sanga amata mu gikoni ihute mugire vuba kandi bitari ibyo ndabasiga siko babona nzaba mana nyagasani cyakoze nzaba ndewe niba nzabishobora kubaho ntibyoroshye